Inkuru y'urukundo. Dutangiriye ku kigo cya segonderi mu masaha y'akaruhuko. Abanyeshuri baba barimo gukina, abandi barimo gufana. Gusa ku rundi ruhande haba hari abandi bicaye mu matsinda baganira. Ku ruhande hari umwana w'umukobwa wari mushya muri iki kigo, aba yicaye ubona ko atisanzuye nk'abandi. Aba yicaye ahantu ha wenyine, ubona ko adashaka kwegerana n'abandi baba bari hafi ye. Gusa hari irindi tsinda ubona ryashyuhije ibiganiro, harimo abasore n'abakobwa baba bafite umunwa baba baterana amagambo nk'abarimo gutega. Hari umusore uba witwa Kim, akabwira Elion uba umwegereye ati namwe murasetsa koko. Ubu Elion aho wabereye wigeze ubona Paul ashaka kwegerana n'abakobwa? Mwarangiza ngo nafatiraho kuri uriya mukobwa uje vuba? Yewe njyewe Kim, dore nshyizeho 5,000 ninshake sinzasubire muri kantine, ariko turebe ko Paul abishobora. Bose bahita basekera icyarimwe bagakoma mu mashyi bati Paul bikore wigaragaze. Paul nta kintu abavuga. Nuko umukobwa ubusa n'ahacamutse ati Paul nta kigenda cye pe, ubu koko n'umwana mwiza nk'uriya uje vuba naho birakunaniye kumwegera ngo umuganirize? Narabivuze bagira ngo nayanjye, ubundi wowe baba barakujyanye mu seminari ukajya kwigira igipadiri, kuko rwose ibyo gutereta si ibyawe kabisa. Paul iryo jambo ryaramubabaje, nuko ahita ahagurukaho. Basigara bamuseka cyane, nuko Elion ati umuhungu wacu aradusebeje cyane, reka njye ngende mwisuhurize. Elion abivuga yarangije no guhaguruka, nuko agenda asatiraho wa mukobwa mushya aba yicaye. Elion ati haguruka ungwemo umukobwa mwiza. Nuko Elion aramuhagurutsa aramuhobera. Umukobwa wowe ubona afite isoni cyane, kubera ko rya tsinda Elion aba yavuyemo baba babitegereza ari nako basekera icyarimwe. Njye nitwa Elion, niga mu wa 5 w'indimi. Wowe se witwa nde? Nanjye nitwa Liane, nanjye naje kwiga mu wa 4 w'indimi. Elion ati wow, uri umukobwa mwiza kandi utuje. Nahuze nkubona wicaye aha wenyine, ubanza udakunda kuvuga witonda cyane. Liane ati murakoze cyane Elion. Birangora kugera ahantu ngahita nshobora kumenyana n'abandi, ariko bizansaba igihe buriya bizakunda. Elion yabwiye Liane ati wakinyemerera nkagufasha kumenyera ikigo se? Liane yahise amusubiza ati iby'ingenzi nabibonye, aho kurira, ubwogero ndetse n'aho kurara, nta kibazo ubu ngubu rwose ntibikugore. Elion ati ntabwo byangora habe na gatoya, kwereka ikigo umukobwa mwiza nkawe rwose ikindi witonda ntabwo byangora nta nubwo byantonda. Urumva nyine wiga mu wa 4, nakubwiye ko njye niga mu wa 5. Urumva ko nazajya ngufasha no gukora imikoro abarimu bazajya babaha, kubera ko ngewe nabinyuzemo. Liane yamubwiye ko nta kibazo azabakoze. Muri rya tsinda bongeye guseka cyane bati Elion ubanza yashimye ikiganiro pe, gusa uriya mwana ni mwiza kabisa. Akaruhuko kararangiye basubira mu mashuri yabo. Ubwo umwarimu aba ari imbere arimo kwigisha, umukobwa uba yicara ku ntebe y'inyuma mu nguni witwa Isha yandika agapapuro gatoya kakohereza inshuti iba yitwa Shania. Yandikaho amagambo agira ati Shania, byabaye mu karuhuko wabibonye nawe, ndagira ngo nkubwire ko uriya mukobwa mushya tugomba kumuha isomo ku buryo atagomba kuntwarira Elion wanjye. Shania yandika kandi akamusubiza ati ubundi nta mururu ugomba kutumenyera, turamuha isomo yumve. Twongera kubona Liane yagiye mu bwogero mu masaha y'umugoroba, cyane ko ikirere kiba cyamushyuhiye cyane, iwabo haba ari ahantu hakonjaga mbese biba byamutonze. Aisha aturuka haruguru akaza yisitaza kuri Liane, nuko Liane akamubwira ati mwihangane. Aisha n'umujinya mwinshi ati ariko wagakobwa ubanza usuzugura cyane pe, urinda wangaho n'amaso ugira. Shania nawe aturuka hepfo ati nabonye uje nabi muko, iwanyu se ko bakohereje kwiga ni gute watangiye kwishinza ku bahungu bo muri iki kigo? Aisha ati ahubwo uranyibukije koko, niko muko, ubundi umuntu wakomaze ubwoba ngo utinyuke kuvugisha Elion ninde? Ese ubundi Elion uramuzi? Liane byaramuyobeye nuko ati uriya muhungu n'ubwa mbere nari mubonye, niwe wansanze aho nari nicaye, nta kindi njye nawe twavuganye pe. Aisha ahita afata umujinya agahita mwaka indobo bafite yuzuye amazi, agahita yimumena bagatangira kumukubita. Aisha ati ndakuyamye wa mururuwe,
nzongera kukubona uri kumwe na Elion, iyo sura nzayishishimura kandi nzaguhindura ibisebe gusa. Ikindi ujye umenyana n'abaruru bagenzi bawe, ntukaze kwishinza ku bahungu bacu, uranyumva neza? Shani ati ikindi kandi guhera ubu nta sabune nzongera kugura, uzajya umpiye iwanyu baguhaye, niyo nzakoresha mpaka igihembwe kirangiye. Diana aba yarize byamurenze, arababwira ati mbabare rwose sinzongera, dore n'indobo yanjye mwayimennye. Aisha ati uraramuka utureze, n'iriya varisi iwanyu baguhaye nzayitwara, ufungue umunwa wawe. Abandi bakobwa baba bamaze kuhagera ari benshi, nuko bakamusabira imbabazi. Aisha na Shani abahita bagenda, nuko bagenzi ba Liane baba bigana baramuhagurutsa, nuko bakamuhanagura bakongera kumuvomera andi mazi akajya koga. Igihe cya Etide kiragera, Liane haba yicaye ntago aba yiga neza, aba arimo kongera kubyibuka agahita yongera akarira. Inshuti ze nazo zikongera zikamuhumuriza. Mu ishuri rya ba Paul naho ubona ariyo nkuru ishyushye ihari, bari kujya bavuga ati Aisha yatanze gasopo, ngo yakubise agakobwa k'akaruru kitwa Liane kazize ko kavugishije Elion shere wa Aisha. Paul arita mu gutwi, nuko akegera Elion akamubwira ati nyamara Elion, iyo mico yo gukubitisha abandi bana si myiza n'ukuri. Elion ati Paul, ni igiki kijya mbere? Ni ukuvuga ko ibyo ibiri kuvuga byose utabizi rero, none se byabaye mu kanya gashize ntabyo uzi? Elion ati Paul, uravuga ibiki? Paul aramubwira ati Aisha yakubise umwana w'umukobwa witwa Liane wo mu mwaka wa 4 w'indimi, ni wa wundi wahoze yicaye wenyine muri pause, umwe mwambwiraga ngo ningiye kureba. Elion ati oya, ntumbwire ko Aisha yatinyutse gukubita undi mwana, ariko rwose ntago binshimishije na gato. Paul aramubwira ati Elion, si ubwa mbere ibi bintu bibaye, urabizi ko no mu gihembwe gishize Aisha yakubise undi mwana akamuvuna ukuboko azize ko ngo yaravuze kuri Bogari. Elion ati ariko se nzakora iki koko? Aisha nubwo rwose nakundanye nawe, imico ye yarananiye, agira amahane akarenza rwose. Kuvugisha umukobwa kwanjye biteza ibibazo n'impagarara. Kongera kubona ari muri weekend, ikigo cyaba Elion cyagiye gukina n'ikindi kigo baba baturanye. Aba ari umukino witabiriwe n'ibigo byombi, kandi abafana bo ku mpande zombi baba bashyushye. Paul abagiye gusimbura umukinnyi uba wavunitse, nuko igikapu yarahetse agihereza umukobwa wari umwegereye ari we Liane, ati mfashe iki gikapu. Liane ati ubikore rwose, ikigo cyacu gitahana intsinzi. Umukino warakomeje, ndetse ikigo cya ba Paul birangira gitsinze ibitego 2-1 cy'iyo kipe. Byari ibyishimo. Mu kanya gato imvura itangira kugwa, bose bakwira imishwaro, nuko Paul na Liane bajya kugama kuri kiliziya yari iri hafi aho. Imvura yaguye iminota myinshi, Paul na Liane baganira. Paul ati wihangane, iki gikapu ndabizi cyakugoye pe, ubu se ntiwandakariye ko natumye utisanzura ngo ufane nk'abandi? Liane ati oya rwose pe, ntugire ikibazo habe na gato, ikindi kandi gufashanya ni ibya mbere. Urabona hari ahantu hari abantu benshi, rero ntibyari kuba byiza iyo uza kuba wakirambitse ahantu nta muntu ugisigaranye. Paul ati mu busanzwe mba mbona uri umukobwa utuje cyane, ese ufite umuntu mukundana? Liane acyumva ibyo ahita atangira kurira, ubona akayisababara. Paul ati ihangane n'ukuri niba ngukomerekeje, ese uramwibutse kubera urukumbuze none bigutera ikiniga? Liane ati Paul, sinifuza no kugira icyo mbivugaho pe, ntawe nibutse nta n'uwo nkumbuye, ahubwo mbajwe nuko nkiza muri iki kigo nakubiswe nzira umusore witwa Elion. Paul niko yamwiyegamije ati Liane, tuzi ibyo ndabizi byose uko byagenze, gusa umbabarire makosa n'ayanjye. Liane yahise yikanga ati Paul, amakosa n'ayawe gute? Paul aramubwira ati ubundi byatangiye ari njye bashetera ngo ninze nkuvugishe, kubera nakunda akavuyo no kwiyemera nuko ndabyanga. Numvaga atari cyo gihe nkwiye kuba navugisha umukobwa mwiza nka Liane, cyane ko ndi kumwe n'abanyabirori nka ba Elion, mpitamo kubereka mpita ngenda. Elion rero nibwo yahise aza kukuvugisha, biteza impagarara ko uwo mukobwa bakundana witwa Aisha aribwo yakugiriye nabi. Paul asoza agira ati umbabarire ko byabaye. Liane ati sinamenye ko kari agatego mba narahise mpunga, ibaze ababyeyi banjye iyo baza kumva ngo nakubiswe nzira umuhungu ku munsi wa mbere nkegera mu kigo.
Paul ati Liliane ntiwishinze amakosa biriya nta muntu bitabaho pe n'ibintu bisanzwe. Liliane ati Paul singibona ino mvura ihise tukajya mu kigo pe wabona n'uyu munsi nongeye gukubitwa dore tumaranye umwanya munini. Paul ati oya Liliane kuri njye nta kibazo pe ubu uri mu maboko ya padiri. Liliane ahita aseka ati ariko none utangiye kunsetsa pe padiri wowe se? Paul aramubwira ati uyu uri iruhande rwawe ahubwo se ubwo ni ubwa mbere iryo zino ryumvishe ko nzi ko mu kigo hose ariko banyitara. Liliane ati ndatunguye cyane numvaga bavuga padiri ariko simenye uwo ari we, mbese ni wowe Paul? Paul ati ni njye rwose. Ariko nkubaze Liliane harya imvura isobanura iki mu buzima busanzwe? Liliane yaramusubije ati sinyiziho byinshi ariko imvura ni umugisha, ikindi ituma uburumbuke bubaho myaka ikera, mbese imvura ni ubuzima nicyo nyiziho. Paul ati uri umuhanga cyane usubije neza, imvura ni umugisha, none wanyemerera ukambera umugisha Liliane? Liliane ati Paul nkakubera umugisha gute ko ntari imvura, ikindi kandi nkaba ntari n'umuvubyi wayo? Paul ati sicyo mvuze Liliane, nyine wenda sinzi uko uri bubifate ariko iyi mvura impuje nawe tuganira byinshi bihuje n'uko nsanzwe niyumva. Liliane uri umukobwa w'umutima buri wese yakifuza mu inshuti ikomeye, uhuje n'ibitekerezo byanjye. Liliane ati uravuga iki nk'inshuti ikomeye Paul? Paul ati ndabizi niba wararebye filime nyinshi z'impinde urakeka ko ariyo mpamvu ndi kukubwira uko, ariko Liliane ndagukunda. Paul akomeza agira ati bimaranye igihe kinini, nta munsi n'umwe kuva nakwiyumvamo naraye ntamenye uko umerewe, uri umukobwa nahoze ntekereza mu nzozi zanjye, uri umukobwa udasamara w'imico myiza, ikindi kandi ndakwinginze ntumumakanire, ndabizi Elion ntabwo mukundana, ikindi nta musore n'umwe ndakubonana mu kigo cyacu kandi wambwiye ko nta n'umuntu ukumbuye. Liliane ataragira ikintu asubiza umurabyo urarabya ku buryo ubona ko yagiye gukubita inkuba ikanganye. Liliane ahita ahisha mu maso he agahita ahobera Paul amugundiriye cyane, nuko bagategereza ko inkuba ikubita ariko ntibibe. Liliane ahita arekura Paul afite isoni nyinshi cyane. Paul ati Liliane ongera umubere nk'uko wari ubikoze. Liliane ntabwo abwira Paul impamvu imuteye kumugundira, gusa Liliane abatinya imirabyo n'inkuba kubera ko nyogokuru we niyo yamwishe. Paul waribwira ati nta kabuza Liliane ni ikimenyetso akoze simusiga kinyereka ko abyishimiye. Twongera kubona mu kigo cy'aba bombi Paul na Liliane habaye ibirori bidasanzwe. Paul aba yasoje amasomo ye muri iki kigo ndetse na ba Elion, Akim, Aisha n'abandi baba bambaye neza baherekejwe n'inshuti zabo. Uyu ni wo mwanya amajwi yose atuza nta gucaracara, bategereje kubona couple zakunzwe zihana impano n'amasezerano menshi. Birumvikana haragenda habanza couple imwe imwe paka zose zihetuye. Habanza guhamagarwa uwitwa Akim. Akim ahita azamuka kuri stage n'amashyi menshi indirimbo z'urukundo, bategereje ngo mbese arahamagara ndi. Akim ati ndasaba amajwi yose ngatuze mpamagara urukundo, bose baratuza. Akim ati ndasaba urukundo rwanjye azamuka nsange hano. Uwo ni Shania. Amatsika benshi baba bafite ni ukubona umwanya wa Paul ugerwaho. Bamwe bati yewe padiri wacu aradusetsa pe, ubu se abandi ko batahanye diplome n'abakunzi ubu we ko karatumurikira iki? Bajya kumva bumva Paul arahamagawe kuri stage. Paul uzwi nka padiri niwe ubukurikiyeho kuri stage. Abantu bose barahaguruka muri sale yose bagasakuza. Paul ati ndasaba abantu bose gutuza. Bose baramukundiye baratuza, ariko harimo abantu baba bari kujyugira bati buriya saratubwira iki? Paul arakomeza ati warankundiye uranyemera, ni wowe mukobwa wahuye n'ibitekerezo byanjye, wasanze manjiriwe wemera kumbera amasera ari nge padiri. Sinavuga ko hari ibya mirenge naguhaye, ni wowe nyemeye uko ndi. Urareka dukurikirana ibyatuzanye, none kuri aka kanya ngiye kukwereka aba bantu bari hano, imbaga nyamwinshi yateraniye ahangaha.
abantu bari aha amarangamutima yarabafashe ku bw'ayo magambo batangira kurira, abandi batunguwe niyo mitoma iri kuva mu kanwa ka Paul. Yahise apfukama hasi ati, ndasaba ururabo rwererana, umutima utuje udasamara, ihogoza shema ryanjye, tambuka mu dutambwe twawe n'ikinyabupfura cyinshi unsange hano kuri stage. Batangiye kumva bafite amashyushyu yo kumenya uwo muntu, abandi bati igihe yavugiye uwo muntu ko ataza kuri stage cyangwa nagatwiko we. Paul ati, Liane azamuka kuri stage, barahoberana. Abari aho bose barafana, abandi bagwa mu kantu. Ubundi ibintu bitari byigeze kumenywa, uwo baze nka padiri uwo munsi yarabatunguye cyane. Babahaye impano nyinshi cyane, ubundi bavuga ko uwo munsi ikirori cyari cya Paul na Liane, kuko mu mateka ya couple nziza zabaye muri icyo kigo iyo yaje ku mwanya wa mbere. Urukundo rwabo ubundi rwari rwabaye ibanga rikomeye cyane. Wibuke ko Paul yigaga imbere ya Liane umwaka umwe. Nyuma y'uko Paul yashoje akajya gukomereza hanze ubuzima busanzwe, Liane yasigaye mu kigo, ndetse bahita bamwita Maseri kubera Paul amagambo yigeze kuvuga ari kuri stage avuga ati, wambereye Maseri nkubera padiri. Paul yabonye akazi keza ndetse agakunda no gusura Liane ku ishuri. Twongera kubabona hashize imyaka 5, Paul aba yarabanye na Liane. Barimo gutembera mu mujyi, babona Aisha yambaye nabi, ubuzima bwaramukaranze ndetse abahetse n'akana gato. Ubona bacuruza utuntu nyine tutanafashije. Bahita bavuza ihoni, ariko kubera isoni n'ikimwara Aisha bafite, ntago bashaka kubareba mu maso. Nuko Paul na Liane basohoka mu modoka, baramusanga. Nuko Liane ati, Aisha ni wowe? Aisha ati, nturimo kumbona se? Paul ati, ariko mwazamuka mukaza mukaganira mu modoka, ndabona ari birebire. Aisha na Liane bajya mu modoka bakaganira byinshi cyane. Nuko Liane ati, hanyuma se byaje kugenda bite? Aisha ati, umbabareye cyane Liane, ndabizi ntiwibagiwe ko nigeze kugukubita nguhora Elion, ndakeka ko ari nacyo gihano ubundimo. Liane ati, komeza umbwire, narakubabariye rwose, ahubwo se kubera icyo ukora aka kazi? Aisha ati, burya tukirangiza kwiga nahise mfasha mukuru wanjye gucuruza. Nyuma kuko nakundaga Elion, nabonaga abakobwa bakomeza kumwikururaho, nibwo nigiriye inama nti Elion umunsi umwe bazamuntwara kandi mukunda. Sinitaye kuko njye nawe twari dusa naho umubano wacu utagenda neza, naramuhamagaye nti Elion, nkeneye kuvugana nawe. Nabonaga ari cyo gihe kuri njye ngo umupango wanjye ugerweho. Namusabye ko namusanga aho yabaga uwo munsi. Ubwo nahise mfata akamoto andangira haba, nuko njya kumusura. Nuko nsanga ashyuhije amazi yo koga. Arimo kwitegura ngo ajye muri dushe, nibwo yambwiye ati, ba wicaho muri salon ndaje tuganire. Nanjye nti Elion, ariko nanjye ndumva hano hantu hashyushye twajyana nta kibazo. Liane yahise amubwira ati, Liane, ibyo ntubitindeho kuko Elion uko yarushagaho kumunga, nibwo nafashe umwanzuro ntiburiya nteye inda wenda yagaruka mu rukundo. Nibwo yanteye inda, ntumvaga aribwo ngiye kumwigarurira mu buryo bworoshye. Liane, icyambaje nuko ahubwo aho kugira ngo anyegere yarushijeho kumpunga burundu. Mubwiye ko ntwite, yanze kwemera ko indariye. Kugera ubwo yagiye kwiga hanze, ubuzima burancanga mu rugo, baranyanga, mukuru wanjye arandakarira bikomeye. Nibwo naje gushakisha ku muhanda rero ngo ndebe ko ubuzima bwakomeza. Liane ati, none se Aisha we, umwana uhetse ko ari muto cyane kandi ukamubwira ko byabaye mukirangiza kwiga? Aisha ati, uyu ni uwa kabiri, uyu mpetse ntabwo ari uwa Elion. Uwo twabyaranye nabuze uko mbigenza, mujyana mu rugo iwacu mutayo, kuko nabonaga gukomeza kubana nawe ku muhanda, dore ko inda yanjye yari imaze gukura ntakibasha gushabika, mbona inzara yamuzamunyicana mpitamo kumujyana mu rugo. Liane ati, yo komera nukuri, none se Aisha wumva uzabahute? Aisha ati,
byibura uwampa akazi ko kubamo akama n'igishoro nashakisha. Liliane ati ibyo ndaza kubiganiraho n'umutware wanjye twumva icyo twagufasha uve muri ubu buzima. Aisha twongera kumubona baramwubakiye inzu ndetse asigaye anacuruza. Mu buzima ntuzange gufasha umuntu kandi ubona ubishoboye, kandi kuba umuntu yarakugiriye nabi si ngombwa ngo nawe umwiture nabi, ejo ibintu byahinduka. Ese rubyiruko nshuti zanjye, birakwiye ko umuntu ukunda umwizirikaho nk'uko Aisha yabigenje? Nawe si byateye hanze aha ngaho umukobwa yizirika ku musore kugera ubwo arinda kumwiteresha yenda ngo arebe ko bagumana. Ibi bitubera isomo, urabona ko bitabaye byiza ku mukobwa Aisha. Andika muri comment uko ubyumva, wibuke gukora subscribe niba utarayikora. Inkuru z'urukundo n'imivugo myiza nzajya mbibagezaho. Wibuke gukora share ku mushuti wawe kugira ngo nawe amenye iyi nkuru. Ndabakunda.